Kubasuhuza mwebwe mwese mubana na Mr Bucece Tech ijana, aho nongera kubibutsa ko mugomba kujya gukora subscribers kuri Mr Bucece Tech ijana, ubundi ugakanda ku nzogera like na comment, nabyo burya biba bikenewe. Ubushize ubwo twari twarebye uburyo uploadinga video kuri status yawe ndetse n'uburyo ushobora gukoresha amagambo, kandi tubona n'uburyo ushobora gusharinga. Hari abantu batazi nanone gusharinga video ku buryo wayikura uyijyana ahandi cyangwa se kuba wayidownloadinga ukoresheje WhatsApp yawe. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo umuntu ashobora kwikorera indirimbo yifashishije telefone ye, ukaririmba, wamara kuririmba asigaye indirimbo ukaza kuyongeramo beat ukikorera indirimbo imeze neza. Uyu munsi rero nkuko nabibasezeranije, reka tujye twirebera akantu gashya buri munsi hanyuma ibintu bigende neza. Tugiye rero kureba uburyo umuntu ashobora kwikorera indirimbo ku giti cye akayishyiramo beat akanayisohora. No kuvuga ngo rero ikintu usabwa kanda subscribe ku bice byose birajya bikurikira ujye ubasha kubireba. Uyu munsi tugiye kubanza kureba application umuntu yifashisha. Iyi application yitwa Add Music. Nkuko muyibona genda yifite muri telefone, urajya muri Play Store Add Music to Voice. Numara kujya muri Play Store ubwo urayidownloadinga. Reka nge mbanze nsibe cache kuko no kuvuga ngo nari maze kuyikoresha. Ubwo turabanza dusibe cache, tumara gusiba cache turaza tuyopeninge. Ubwo nawe wamaze kuyauploading, wamaze kuyidownloadinga kuri Play Store nkuko nabikubwiye, ni Add Music to Voice. Nurangiza rero hano urabona ko hari ibice bibiri, hari icyo twita dashboard y'ibice bibiri, hari sound hakaba na music. No kuvuga ngo rero muri ibi bice bibiri uko bireba ni nako biri hano hejuru, sound ndetse na music. Urabona hasi hari iyi logo ya music, hejuru hari logo ya sound. Rero tugiye gutangira noneho twifashisha, ubwo turi kuri microphone, ubwo ni record. Suppose reka wenda nkore indirimbo muri kano kanya, namwe mubyiyumvira. Ubwo njye ikintu ngiye gukora, ngiye gutangira indirimbo. Ubwo turi hano muri voice, ndakoresha microphone. Ubwo ngiye kurecordinga nyine indirimbo. Urabona ko batuzanye mu buryo bwo kurecordinga nyine indirimbo. Turakoresha mono ariko iri capacity ya 320. Iyo ni megabyte, ubwo ni muri hertz na 32 n'ubundi nto igomba kubiri, ariko ushaka n'ubundi wayerekeramo hano muri iyi ntuze, ariko ibyiza ni kuba iri 32. Mono stereo kenshi niyo ikoreshwa, ariko mono nayo nta kintu itwaye. Ubwo tugiye gutangira rero turecording indirimbo yacu. Ubwo ngiye gushyiramo agace gatoya, nitumara kugashyiramo wibuke ko gukora indirimbo bisaba kuba warayanditse ukaba uyizi. Ibyo nibyo biza kugufasha kuba wakora indirimbo. Wenda reka kano kanya nge ndirimbire izina ryanjye cyangwa se channel yanjye, wenda bariyo nkorera beat.